inkoko zawe nuzihereza umuti nk'uko bikwiye, ukazirinda uburwayi, ukazihereza ibiryo byiza bifite ubuziranenge, bifite intungamubiri bitewe n'ikigero zigezemo cy'imikurire, nta kabuza zizaguha umusaruro. Ariko nugira ubunebwe bwo kuzihereza imiti, by'umwihariko imiti y'ibimera nk'uko tujya tuyibabwira, yo kuzirinda uburwayi, ukazihereza ibiryo bidafite ubuziranenge, bizarangira uhuye n'ibihombo, wisange wabaye nk'igicucu. Ni ukuvuga ngo ubworozi bw'inkoko, iyo umenye indwara, buri ndwara ukamenya n'umuti wayo, ubundi ukamenya ubwoko bw'ibiryo uzazigaburira, zizaguha umusaruro. Ariko ihenda ry'ibiribwa by'amatungo biri hanze aha bituma aborozi benshi bahereza inkoko ubwatsi budafite intungamubiri. Ahanini usanga aborozi benshi bavuga ati tugiye no kubivamo, kuko uburwayi bw'inkoko burimo burazimarira umunsi ku munsi. Ihenda ry'ibiribwa by'amatungo bikagenda rizamuka umunsi ku munsi, aho uzasanga aborozi bamwe na bamwe batari bamenya uburyo ki bwo kwikorera ibiryo by'inkoko, basa naho bacitse intege bagiye kubivamo. Uburwayi bwinshi rero aborozi benshi uzasanga batazi kubuvura. Noneho ikibabaje, hari n'uburwayi uzagera muri farumasi, nujya kugura umuti w'izo nkoko usange ntawubaho. Nk'umuti uvura indwara ya Newcastle ntabwo ijya igira umuti, ikigira cyonyine ni urukingo. Mu gihe warwarishije inkoko yawe Marex, bizasaba ko uyivura ukoresheje imiti y'ibimera. Iyo miti rero ndahandi wayikura, tuzayikubwira hano ku isoko y'ubworozi. Ku kijyanye n'ibiribwa by'amatungo rero, aborozi benshi ntabwo bazi uburyo ki bakikorera ibiryo. Ngaha murimo murareba, ibi ni ibitiritiri n'ibigori byarangije garande. Twe nko ku isoko y'ubworozi twakwigisha uburyo ki wakoresha ibi bitiritiri ukivaniramo ubwatsi bw'inkoko bufite ubuziranenge. Nk'urugero, ahangaha murimo murareba uko ibiryo by'inkoko hano twabikoze twifashishije ibitiritiri. Twe mu busanzwe dukora ibiryo twifashishije ibi bitiritiri nk'uko murimo murabibona, tukavangamo azora, nk'uko mwagiye mubona inkoko zacu zimwe tuzigaburira azora. Wowe udafite azora rero uraza kutwandikira tuguhereze imbuto ya azora. Ikiro cya azora cy'ubwatsi ku mbuto tukigurisha 20,000. Azora igaburirwa ingurube, ikagaburirwa inkoko, ikagaburirwa amafi, inkwavu ndetse n'andi matungo, by'umwihariko ingurube, inkoko n'amafi. Abandi ugasanga ntago bazi ngo ubwatsi bw'amatungo babuvanga gute. Hari video twakoze, wanyarukira kuri channel ukayireba. Abandi ntago bazi uko bakora imiti. Kora subscribe ubundi tujye twibanira mu biganiro byacu, tugohereze amasomo agiye atandukanye. Mugire ibihe byiza, mwari kumwe na Njyagirimana Fabien. Ciao ciao.